nitwa Kwitonda Gilbert, akaba ari iby'agaciro gakomeye cyane kubona uno mwanya no kuba Imana yabararitse kugira ngo tuganire. Imana ishimwe cyane. Ijambo turi buganireho uyu munsi rifite umutwe uvuga ngo kuki Yesu yaje mu isi. Turarebera hamwe icyazanye Kristo mu isi. Ngira ngo muri iki gihe turimo turazirikana cyane cyangwa turarushaho gutekereza cyane icyazanye Kristo hano mu isi. Mu bihe byashize twazirikanye ivuka rya Yesu Kristo, kandi na n'ubu ngubu turi muri ya minsi turushaho gutekereza cyane icyo Kristo yari arimo akora cyangwa umurimo yari arimo akora hano ku isi. Imana yacu ishimwe cyane. Mu byazanye Kristo hano mu isi ni byinshi, ariko turaza kugerageza kuvuga mu ncamake, kwibukiranyamo bimwe biradufasha kongera kuzirikana cyane urukundo rw'Imana itugirira muri Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Tuzirikana ibyo Kristo yakoze hano mu isi, mbere na mbere tubanza kuzirikana ko Kristo ari Imana kandi Kristo yahozeho. Impamvu tugomba kubanza tukamenya ko Kristo ari Imana kandi yahozeho nuko hari ababonera Kristo mu by'amasekuruza bakamubona nk'umwana w'umubaji wo kwa Yosefu, batigeze bamwitaho ngo bamuzirikane bamuhereze icyubahiro cye nk'Imana yahozeho kandi yari iri mu ijuru kuva kera kose. Turebye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere tukava ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa 5, hatwereka neza ko Kristo ari Imana bwite kandi Imana yahozeho. Aratubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Imana yacu ituganze cyane. Jambo yahozeho, Kristo yahozeho, kandi Kristo niwe Mana, kandi Kristo mu byaremwe byose nta na kimwe kitigeze kiremwa nawe. Rero nk'uko twabonye ibyanditswe byera nk'uko babidusomeye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, itorero ry'i Roma, igice cya 5 duhereye ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa 21, batwereka neza n'ishingiro ry'ubutumwa bwiza tuvuga, n'ishingiro ry'ibyo turirimba, ry'ibyo tuvuga buri munsi. Bitwereka gucumura k'umuntu, igicumuro cy'umuntu. Rero icyo gicumuro cy'umuntu bikatwereka ko nta wundi wari kugikuraho uretse Kristo. Kristo niwe wenyine wari ufite ubushobozi bwo kuba Imana kandi akongera agahinduka umuntu. We wihinduye umuntu, yiyambika ubusa, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo yabonye ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ahubwo yiyambitse ubusa, yisiga ubusa, azabana natwe, yemera kuba umunyamibabaro, yemera kumenyera intimba zose kugira ngo aducungure. Uru rwandiko rwa Yohana yandikiye Abaroma iki gice cya 5, ushatse wagaburamo ibice, washyiramo ingingo 5 z'ingenzi. Iya mbere ikaba gutsindishirizwa no kwizera. Kristo amaze kuturokora urupfu rukomeye gutyo, yaradutsindishirije kugira ngo nitumwizera tubeshweho nawe, nitumwizera tuyoborwe nawe. Umwizeye ntago aba kiyobora, ahubwo abayoborwa nawe, kuko ubuzima babaho aba ari ubuzima bwo kwizera Imana. Iyindi ngingo ya 2 twashyiramo, twabonamo amahoro abonerwa mu Mana. Abamaze kwizera Imana bagatsindishirizwa nayo, bagira amahoro yo mu mutima kuko baba bari kumwe nayo. Harimo amahoro abonerwa mu Mana. Iyindi ngingo ya 3 twazanamo, harimo akamaro k'umubabaro wa Yesu Kristo ku musaraba.
ari nabyo mu minsi iza turushaho kuzirikana cyane no gushimangira akamaro k'umubabaro wa Yesu Kristo ku musaraba, uko yikoreye intimba zacu, uko we yemeye kuba icyaha mu cyimbo cyacu kugira ngo aducungure, adukize icyaha cyose n'uburyo bw'ububata bw'icyaha bwose. Imana yacu ishimwe. Ikindi twabona nk'ingingo ya 4 ni ikinyuranyo kiri hagati icyo Bibiliya yise Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Nigereranya hagati ya Adamu wazanye icyaha, icyo cyaha kigahwana kikajya ku bantu bose, umuntu wese agahinduka umunyabyaha, ndetse na Kristo wihinduye umuntu, Imana yihinduye umuntu kugira ngo idukureho cya cyaha cyangwa idukize uburetwa n'ububata bwose bwazanywe n'icyaha cy'umuntu umwe, ari cyo cyaha cya Adamu. Ingingo ya nyuma twavugaho ni ibyiringiro by'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Dufite ibyiringiro bitadukoza isoni, dufite ibyiringiro bifite ubugingo kuko turi muri Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Reka turebe ingingo impamvu Kristo yaje mu isi. Nkuko twabibonye, Kristo yaje mu isi kubera impamvu nyinshi zitandukanye, kandi nibyo yakoze muri twe ni byinshi, ntago dushobora kubigereranya. Ariko reka tuvugemo bikeya, tugerageze kubivuga mu ncamake, noneho turusheho kubyibukiranya no kubizirikana neza. Kristo Yesu icyo yakoze, yaje kugira ngo agarure umubano wacu n'Imana, agarure ubusabane bwacu n'Imana bwatanyijwe n'icyaha cyazanywe na Adamu. Amen. Nitujya mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 18 na 19 turabibona neza. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umuntu umwe kuzatera abantu benshi baba bakiranuka, kuzatera abantu benshi kuba abakiranutsi. Imana yacu ishimwe cyane. Adamu amaze gucumura, inkomoko yacu nk'uko twese duturuka kuri Adamu, twahise duhinduka abanyabyaha, ntaho twari bubihungire. Twahise tugira icyaha cya kavukire cy'inkomoko yacu. Ariko Kristo nk'uko twabivugaga, we Imana rurema yicisha bugufi, aramanuka kugira ngo abane natwe, akureho cya cyaha cyose cyatwizingirigaho, cyatwizungurizagaho umunsi ku wundi. Niwe Adamu wa kabiri waje kugira ngo ahanagure ibyaha byose byatubarwagaho, abyishyireho, ngo intimba zacu nizo yikoreye, yemera guhetamishwa n'ibicumuro byacu, acumitwa nabyo kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. 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 Uwiteka ashimwe cyane ko yemeye gusiga ubwiza n'icyubahiro byose yari afite mu ijuru kugira ngo yiyambike ubusabusa, yiyambike imibabaro yacu, igihano kiduhesha amahoro kibe kuri we. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi cya kabiri Kristo yakoze ni ukuba impongano y'ibyaha byacu. Ijambo ryatubwiye ngo byagorana ko umuntu yapfira n'umukiranutsi, ariko we yemeye gupfira umunyabyaha. N'umuntu wakoze neza byagorana ko wishyira mu cyimbo cye, niyo yaba abeshyerwa kugira ngo uhanwe igihano yari buhanwe, ariko we adukunda tukira abanyabyaha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 17,
nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Imana yacu ishimwe. Kristo wenyine niwe wari ukwiye gushushanywa kugira ngo abe impongano y'ibyaha by'abari mu isi yose. Nta wundi wari bubyikorere, nta wundi wari bubishobore, habe mu bizima, habe mu bamarayika, habe mu batambyi, habe mu bo mu isi no mu ijuru. Kristo niwe wari ukwiriye gushushanywa kugira ngo abe impongano y'ibyaha by'abari mu isi yose. Imana yacu ishirwe hejuru, Imana yacu ihimbazwe. Ikindi cya gatatu, Kristo yaje mu isi kugira ngo abe umuhuza w'abantu n'Imana. Nta wundi muhuza w'abantu n'Imana dufite uretse Kristo. Abahanuzi n'abatambyi ntabwo bari kuduhuza n'Imana. Nyuma y'igicumuro, nyuma y'icyaha cya Adamu, Kristo wenyine niwe wari ukwiriye kugira ngo aduhuze n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5 kugera wa 6. Kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Kristo niwe wenyine rukumbi wari ufite kwambara ishusho y'umuntu, niwe wari ufite kuza mu buryo bw'ubumana bwose, akemera kubyarwa n'umugore, agaca bugufi kugira ngo avukire hano mu isi, ahure n'imibabaro yose ishoboka, kugira ngo abazamwiyambaza bose bari mu mibabaro nk'uko yababajwe, kugira ngo nawe azabashe kubakura muri ako kaga. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishyirwe hejuru kubwo kwemera guhinduka umuntu, kugira ngo itubabarire, idukureho icyaha cyose cyazanywe na Adamu, kugira ngo duhinduke abera kubwo kuyizera, kandi tubeho ubugingo bufite ibyiringiro bitagira ahandi bituruka, ahubwo ibyiringiro bituruka ku Mana rurema. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi Kristo yakoze mu isi ni ugukuraho ibirego byose bya Satani. Satani yahoranaga ibirego. Umuntu aho ari hose akumva ko nta byiringira gifite, ahubwo akumva ko kwiye kubacirwaho iteka. Ndetse turanabibona neza mu itangiriro, aho Adamu amaze gucumura yahise yishyira mu buhungiro ajya kwihisha. Yari yamaze kwiciraho iteka kare, kuko igicumuro cye cyamaze kumushinja. Satani nta kindi yakoraga uretse kumuhora uruhande, amwongorera ko ibyo yakoze atari byo. Rero Kristo nta kindi yakoze uretse kuza kudukuraho urwo rwandiko rw'imihango rwaturegaga rwose. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13 kugera wa 15. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Imana yacu ishimwe cyane. Ku musaraba niho urwandiko rw'imihango rwahoraga ruturega, rwahoraga rudushinja, niho rwakuriweho nta handi. Ndetse mu magambo make, igisebo twagiriye muri Edeni, igisebo twagiriye muri ya ngobyi ubwo Adamu yamaraga gukora icyaha, ubwo yamaraga gucumura, nta handi cyakuriweho uretse ku musaraba wa Yesu Kristo. Imana yacu ihimbazwe. Ikindi Kristo yakoze ku bwacu ni ugutanga ubumwe n'amahoro ku bari mu isi kandi bazamwizera. Amen. Kristo yazanye ubumwe kuri twe. Twari intatane, ntabwo twari dufite Imana rurema, ariko Kristo azana wowe, azana mugenzi wawe, azana undi, yireherezaho amahanga yose kugira ngo tugire ubumwe twese turi muri Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Abefeso
igice cya kabiri umurongo wa 13 kugera 16. ariko none kuko muri umwe muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu ya Kristo, ubwo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo bababiri abareme mu muntu umwe mushya ari we azana amahoro atyo, kandi ngo bombi abagira umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awucishije bwa bwanzi. Imana yacu ishimwe cyane. Twari intatane, twari kure y'amasezerano, ntago twari dufite Imana rurema, ariko Kristo aratwunga aduhindura umwe muri we, kugira ngo tubeho dufite ibyiringiro by'ahazaza. Imana yacu ishimwe cyane. Ntaho umuzungu yari guhurira n'umwirabura, ntaho umukongomani yari buhurire n'umunyarwanda atari amaraso ya Yesu Kristo. Ubumwe bwo muri Kristo Yesu nibwo duhora dushishikarizwa kugira ngo tubumwe nkuko nawe ari umwe n'Imana Data, kandi turusheho twese gusohoza gukiranuka kose, atari ugukiranuka guturuka mu mategeko, ahubwo ari ugukiranuka guturuka mu kumwizera no kumwiringira no kubaho ubuzima bwa Kristo none n'iteka ryose. Ikindi ari nacyo ngira ngo tuze gusorezaho, turaza no kugisengeramo tugifatiremo n'umwanzuro. Kristo yaje kuba intangarugero mu buzima bwacu. Kristo yaje kuba intangarugero, yaje kutubera urugero rwacu mu buzima bwa buri munsi. Turamutse tuvuga ko twizera Imana ariko ntidukore iby'Imana ishaka, twaba turi abanyabinyoma. niko Yohana mu rwandiko rwe yavuze ngo nimuvuga ko mwizera Imana ariko ntimukurikize amategeko yayo, muba muri abanyabinyoma. Nta kindi twakora rero uretse kubaho ubuzima bwa Kristo, tukabaho ubuzima yatweretse nk'urugero kugira ngo turusheho kumwizera. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 5. Kuko uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Dukwiye kubaho ubuzima bwa Kristo, dukwiye kwigana ingeso za Kristo, twigana Imana nk'abana bakundwa. Mu mibereho yacu ntituzibukira ikibi, tuzibukira icyaha cy'uburyo bwose. Twigane Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1 kugera wa 2. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kristo wihanganiye umusaraba, wihanganiye akababaro kose twari bugire, dukwiye kumwigana tukabaho imibereho adushakaho. Ijambo ryarongera tubwira ngo ntago turi abacu ngo twigenge, dukwiye kubaho ubuzima bugengwa na Kristo. Uretse nawe waduhaye ubugingo, uretse nawe waduhaye ubuzima, nabo tudepanda, nabo dushingiyeho imibereho yacu ya buri munsi mu buzima busanzwe, turabubaha. Ariko twakibaza impamvu Kristo wishyizeho ubwo buremere bwose n'ubwanzi bw'umusaraba bwose, impamvu tutabaho ibyo adusaba. Ni impamvu ki tutabaho ubuzima adushakaho? Ubitekerezeho
nanjye mbitekerezeho. Ni umukoro wacu ko tudakwiye kwigenga. Ndetse arongera akavuga ngo akavuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Kristo niwe ukwiye kugenga buri gice cyose cy'ubuzima bwacu. Niwe ukwiye kugenga imikorere yacu mu kazi, niwe ukwiye kugenga akazi kacu, niwe ukwiye kugenga ibyacu, imitungo yacu dutunze, ndetse akagera kure akagenga n'intekerezo zacu. Mwanditsi wa Zaburi we yaravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya, umenya imyicarire yanjye, umenya n'imihagurukire yanjye, umenyera imiryamire yanjye, ugera kure hose. Ngo ntaho nakwihisha, najya ikuzimu nagusangayo, najya mu ijuru waba uriyo wansangayo. Ahantu hose Uwiteka arahari. Rero iyo mibereho y'uko Uwiteka ari hose dukwiye kumureka nanone akagenga iyo migendere yacu n'imigenzereze yacu, kandi akajya ahora iteka atwigisha kubara iminsi dushigaje yo kubaho y'ubuzima bwacu, kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro ry'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 1 kugera wa 2. Dukwiye kwigana Imana nk'abana bakundwa. Imana nta macakubiri igira. Imana ni urukundo, ibyayo byose ni urukundo. Ndetse umuririmbyi yaravuze ngo urukundo rwayo agiye kurugereranya abona ni rurerure cyane, ngo naho ngo inyanja zose zahinduka wino, ngo ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, ijuru rikaba impapuro, ngo akagerageza kwandika iby'urukundo rwayo, ntago bishobora gushira. Hakama inyanja, byose byashira bikavaho, ariko kubw'urukundo rwayo. Kandi Uwiteka yarongera atubwira ngo dukundane hagati yacu. Nicyo kizagaragaza ko turi abigishwa b'Imana, nuko dukundana nk'uko Kristo yadukunze. Icyazanye Yesu mu isi nta kindi, ibyo byose byo kwemera kubabazwa no guheka umusaraba no gucumitwa icumu mu rubavu no gukubitwa no gushinyagurirwa no gucirwaho, byose ni urukundo gusa. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusenge. Witekerezeho nanjye nitekerezeho. Ese twaba tuzirikana impamvu Kristo yaje mu isi? Twaba tuzirikana impamvu Kristo yemeye kwishyiraho uwo mubabaro wose? Twaba tuzirikana impamvu Kristo yabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, akabisiga mu ijuru, akemera gupfa urupfu rubi, ndetse urupfu rwo ku musaraba? Wongere ubitekerezeho, urebe niba utumbira Yesu wenyine nk'ibanze ryo kwizera, kandi utegeka ibiriho byose. Nusanga warayobye, nusanga waratannye, wongere usabe Imana ikugarure, wongere usabe Imana ikuzahure. Uwiteka aracyari ku ntebe y'imbabazi. Uwiteka aracyateza ibiganza kugira ngo umwiringira wese, umwizera wese aze amurokore ibyaha byose. Reka dusenge, reka duhaguruke dusenge. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana y'urukundo rwinshi, Mana y'icyubahiro, we waturondoye ukatumenya, ukamenya iby'imitekerereze n'imigirire yacu. Aka kanya duciye bugufi imbere yawe. Turakwinginze Mwami Imana ishobora byose, ubwo wababajwe ku musaraba, ukagira Data twese uri mu ijuru ikimwaro kubw'ibyaha byacu, kugira ngo duhe kutwiringira no guhora tuzirikana ko kababaro kose wagize ku bwacu. We wahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ukarudukuzaho ku musaraba. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko nyaguhora ku ngoma ibyo byaha byose wemera kubyishyiraho. Kristo mwiza, ntiwabonye ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Wisiga ubusa Kristo mwiza,
umanuka mu isi yanduye kugira ngo upfire abanyabyaha bose. Kristo mwiza, turinginze cyane kugira ngo muri aka kanya utubabarire ibyaha by'uburyo bwose twagucumuyeho, tujye duhora tuzirikana umusaraba wawe n'akababaro wagize ku bwacu. Nitujya gutandukira Mwami Imana iri mu ijuru tukayoba tukakuvaho, ujye utugaruza ya neza yawe n'urukundo rwawe. Mwungeri mwiza utanga ubugingo, waratubwiye ngo nidukora icyaha ngo dufite umurengezi kuri wowe, wowe Mwami w'abari mu isi yose ndetse n'abazabaho. Kristo mwiza, tuzanye imitima yacu imbere yawe kugira ngo yeze kandi uyitunganye. Mwami, ubumwe bubonerwa muri wowe Kristo Yesu abari gukomeza kutwungisha hagati yacu, abari gukomeza kungisha abanyarwanda, abari gukomeza kungisha abanyafurika, abari gukomeza kungisha isi yose. Isi yose ibona umudendezi, ibona amahoro, kuko yamaze kukumenya no kugusobanukirwa, yamaze kumenya icyakuzanye mu isi, ko Data wa twese uri mu ijuru ari kugira ngo utange amahoro, ndetse amahoro menshi nyagora ku ngoma. Ubuntu bwawe busaga nibusendere ku bantu bawe, ubuntu bwawe busaga nibusendere ku bwoko bwawe. Ujye uhora uduha kuzirikana umusaraba n'icyo wakoze kuri wo ku bwacu. Urakoze Mana ikiranuka, ku ibyo byose ubikorera kwihesha icyubahiro, ni mu izina rye ry'irambyambaje urakoze. Amen.